ku kabindi hariya buri kanya bagafunga imihanda kugira ngo uzagere nk'ikabuga byasabaga ko ugera nk'hano la Colombier ukazamuka Kacyiru ugatebera mara hasi ibese yari imihanda y'itaka ugahinguka nko mu kabuga ka Nyarutarama ugaca Ikinyinya ukazahinguka nkazindiro kandi habaga hafunze imihanda mizima yabaga ifunze yigaragambye buri munsi niba urubyiruko ntacyo ruri gukora igihe cyose uruhamagariye ati muze mbereke ibyo mukora oya si no kubahamagara niba uri gitifu umurenge ukaba uhora unyura ku rubyiruko rwicaye ku muhanda nta myigaragambyo irutiyo ukicecekera burya nta myigaragambyo ahubwo ejo mu gitondo wabona ari kwigondagondera akantu ukavuga uti muze mbereke icyo mumfasha mujye gusenya inzu abo rero barambivuga mbabare abo ngabo ni urwo rubyiruko ugenda ugatoragura ukavuga ngo musenye muteme insina rukaza n'ibindi biruzaza ubuyobozi bugomba kwicara bubibona reka tugaruke abo bantu bagomba kugira tugaruke kuri rukokoma naho ubundi bariya bajya mu muhanda n'ubundi iyo badafite icyo bakora icyo badakora n'abapolitisiye navuga birebaho gusa bati tugere ku butegetsi ibindi ubundi kuko niyo MDR PS na PL bafata ubutegetsi n'ubundi MRND bari kwirokoka kuko uburyo byari bigiye gufatwamo yari intambara ihoraho buri munsi birumvikana byabanje gushyira byarashyushye cyane kandi ariko byari byo nyine urumva byari ibihe bikomeye buriya bavuye hari umugabo wambwiye wigaga Kriseroa bavuye ku Murindi gukina aba opposition bati abo banga rukokoma nuko bazi ibyo bakoze ayiwewe aye rukokoma ngo turashaka rukokoma n'amatora adafifitse naho abo kuri MRND bati abashaka rukokoma ni ibyitso by'inkotanyi ayiwewe aye itora urubyumva itora abo kuri MRND bati itora abambwe n'ibyitso by'inkotanyi abandi bati ibyo bintu ndabyibuka bacaho mu mamodoka biziritse tugiye kuganira ku mupolitisiye ukomeye cyane azwi ku izina rya Rukokoma rya Rukokoma tugiye kuganira ku musaza Faustin Twagiramungu ubatuye mu Bubiligi yabaye umupolitisiye ukomeye yabyukije ishyaka rya MDR ryari ryarashemwe na Habyarimana muri 75 na gatatu ubwo bafataga ubutegetsi Leonze Kamarade yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda mu buryo bweruye yanditse mu masezerano yari ariho icyo gihe yabaye umukandida mu matora ya perezida wa repubulika ya mbere y'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi amatora yagaragayemo abakandida benshi noneho atari umukandida umwe rukumbi yabaye ubu ari muri opozisiyo mu Bubiligi ariko politike ye iriye mu Bubiligi tugiye kureba rero ayikireba u Rwanda ayikorera mu Bubiligi ariko ireba u Rwanda ku buryo bwa wireless ayinya ko nakajambo ke none se yamamaza muri 2003 se yaravuye amatora se ntiyateguriye hari arewe ubundi Karege Twagiramungu ubundi ni Twagiramungu Faustin uko yaje kwitwa Rukokoma akaribyo tubanza Twagiramungu Faustin ni umugabo w'umuhanga wize bijyanye n'icungamutungo politiki humurira yego akaba umunyacyangugu w'icyahoze ari komine Kimbogo ngira ngo nkunda kugira ngo ndangire abantu kumva nzi ko hari ababa batazinuza Kimbogo yavuyemo umurenge wa Mururu uvamo Gashonga na Nzahaha ngira ngo hari na Rwimbogo hafa iwabo rero ni muri Nzahaha na Rwimbogo ni muri iyo mirenge ahari na paruwasi ya Mushaka ya wa mupadiri
abantu bakundaga ubaridira ugira ngo Imana imwakire. Donc icyo gice nicyo cyo kuba twagira mu iyo ugana mu Bugarama ni mu kaboko k'iburyo ukatubishyiramo kitari kunyorohera no kumenya exactement umurenge ariko niba atari nzahaha nirwa imbogo icyo nzi cyuba warenze Gashonga na Mururu. Uyu rero twagira Mungu yavutse muri 44 tugereranije hano abantu bangana nawe ni Rucagu Boniface na bari mu myaka imwe na Tito Tarema imyaka ba Polisi Denis nawe noneho baba mu myaka imwe buriya rero cyaka duze kugira ngo abe Rukokoma byavuye kuki Rukokoma byavuye kuki hari inama yabaye yo muri Rukokoma yari inama itateganwa n'itegeko nshinga tutamenyereye ibamo impande nyinshi. Umfite muri 90 amashyaka za menshi habayeho ko hari ubutegetsi bw'abaperezida bari bamazeho igihe yego kandi bayobora mu buryo bw'ishyaka rimwe yego amashyaka menshi aje rero nibwo ikibazo cyavutse yego nibyo nshaka kukubwira izina Rukokoma aho twari kuje haza rero ayo mashyaka aba bayoborana aba opposition bashinze andi mashyaka haje amashyaka menshi muri Afrika yego habaye icyo bita Conseil National niyo Rukokoma yabanje rero muri Kongo iyo muri Kongo yabanje yowe n'umusenyeri bitaga Laurent Mosengo kugira ngo yo kujya bavaneho MPR Mouvement Populaire de la Révolution n'abandi binjirane yari nka autobus yego autobus bakicara bakareba abakoze amabi abakoranye ibyaha abafunzwe abishwe n'izo leta. Conseil National rero mu Rwanda tuyiterura nka Rukokoma rero twagira Mungu ati natwe turashaka Rukokoma nk'iriya turi kureba muri Zaire Rukokoma arayivuga birangira afashe iryo zina. Ndabyibuka iyo habaga myigaragambyo muri za 92 na 3 uruhande rwa mu myigaragambyo hari indirimbo bavugaga izana ijambo Rukokoma. aba emirede bashakaga amatora aba opposition bashaka Rukokoma. Oya uri kuvuga harimo ibintu navuga amashyaka menshi amaze kuza muri 90 na emirede ntiyari yoroshye. Habyarimana rero yarebaga ibyabaye muri Mobutu muri Kongo kuko Mobutu yaraturitse ararira muri iyo nama abamuzi baruka ngo comprendre mes émotions irogani ngo kuvuga ngo rwose ngo numva igishyika mfite baramwatatse baramutuka baramutondagira barazenguruka umva barisanzura ariko noneho mu kumutuka abamutukaga n'ubundi nababanye nawe nabakoranye nawe yarebaga mu gihugu kirimo ishyaka rimwe n'ubundi amenshi akavuka abarejemo bava muri Kigali yarebaga ati nganjye mareshari koko abantu twakoranye nagize banyubahaga mu buryo baragize mu butara turi kararira cyane. Habyarimana rero ntabwo yari kwiyikinisha uretse ko context ya Kongo ari nyuranye n'iya hano yego. Unarebye Rukokoma navuga ko ubundi inama y'irabore miterabwira abanyafurika ati tugiye gufasha abanyafurika ari francophone icyo gihe ngira tugiye gufasha 89 byaranabazonze ko ndibuka nibwo Habyarimana yatangaje ngo bari kutubwira demokarasi nko batubwira iby'ubukungu ati natwe bakurambere bacu barafite sense ya demokarasi abami bari bafite sense ya demokarasi cyane. Ariko noneho iyo nama bavuze ko utazagana amashyaka menshi yego azajya ahabwa inkunga mu gakoroboyi uzayagana azajya ahabwa mu bitebo. Baje rero bibona ko nta zindi ngaruka nuko Rukokoma twagira Mungu Faustin azura ishyaka ryase yego amaze kurizura ati turashaka inama nk'iri iri kubera Kinshasa. Yari umukwe wa Kayibanda yari umugore we yari umugore we umwamikazi w'Ububiligi ni marene w'umugore we umwamikazi niba ari Radegonde yari marene w'umugore. Rukokoma rero izina rimufata gute kuko yashakaga iyo nama iri kuba muri Zaire na hanibi buri munsi yaraje yishyira hamwe na PSD na PL azanye igitekerezo cya Rukokoma ngo nawe wazanye iryo zina nyine turashaka Rukokoma none buri munsi mu magambo ijana yavugaga ryabaga riri ariko waryumvaga ryari remereye Rukokoma ese ko muri muderi no gukina ku magambo byari ibintu
icyo bita terime mobilisateur nibyo duhora tuvuga nuko bakaririmba rero bati nuza aba opposition bati abo banga rukokoma nuko bazi ibyo bakoze ayiwewe aye rukokoma ngo turashaka rukokoma n'amatora adafifitse naho abo kuri emerende bati abashaka rukokoma ni ibyitso by'inkotanyi ayiwewe aye itora urubyumva itora abo kuri emerende bati itora abambwe n'ibyitso by'inkotanyi abandi bati ibyo bintu ndabyibuka bacaho mu mamodoka biziritse icyo gihe ADPR yari imaze igihe ije yari yaraje nk'inani n'icyenda nibwo yari itangiye gukwira hose ntabwo nzi umwaka neza ageze mu Rwanda ariko nibwo yari itangiye ya makorasi yayo rero niyo bahinduraga zari zarahinduye izi ndirimbo za rukokoma aravuga rukokoma inama tugiye mu buryo nubwo ayo mashyaka yari ahari na FPR yari yarahereye mu Mutara yego iza no mu Birunga ifite igice hafi kitari gito cy'u Rwanda cyane takwita gitoya nayo iriho Rwanda kandi nayo yashakaga ubutegetsi Yego. n'aba bashaka ubutegetsi Yego. binyuze mu matora aba barabushakaga barukokoma n'abagenzi be babushakaga nta ntwari twibutse ko rukokoma yari kumwe MDR PSD na PR bari barishyize hamwe yego hanyuma na FPR iza kuzamo bashinga icyo bita FDC Front Democratic Commun urebuka ya masezerano bajyanye mu FDC twagira rukokoma yari ahari yarayasiye yari ahari kuba rero harimo imbogamizi ebyiri kuko ishyaka rya rukokoma kuba ako kantu ko ngo ni MDR yahise yigarurira mu gihugu cyari kikirimo ikibazo cy'amoko cyanze kunze ntabwo ari kubura n'uturere ubundi bajya bavuga ngo ishyaka rye kabeshywe rinasheshwe ngo yagarure ishyaka rya sebukwe gute yashinga irye ariko ibyo ngibyo ntiwabijyamo ni strategy ni nk'uko nanjye ubu ngubu umunsi bampaye amafaranga nta ndi umunyabyumba sibyo ntabwo ndi umunyagicumbi ndi umunyabyumba kwirangamuntu ndi umunyagasabo ni ukuvuga ngo nshinze ikipe mbonye amafaranga nashinga iyitwa zebra ntabwo nashinga iyitwa gicumbi wabyutsa zebra nabyutsa zebra kuko abuzukuru b'abakinnyi ba zebra barahari ntabwo bahita bibona muri gicumbi ni urugero cyangwa nagira indege za nyungwe cyangwa dirandari cyane biba bivuga ngo ufite icyo uri guheraho icyo uheraho kuko urumva rukiritoma uhereye ku ishyaka ryahozeho ntabwo ikugora n'utakiriho yasize abyaye naho PR kuzana icyatsi n'inyenyeri eshatu ntabwo byoroshye kubisobanura izo nyenyeri kuzisobanurira abantu ni intambara ibara ry'icyatsi kubisobanura ni intambara kurusha undi wafashe ishyaka ryahozeho inyenyeri zo bajyaga banayataka ngo nizo ngo ni za Dawudi ariko kuri MDR icyo gihe ngoma ya Habyarimana ntabwo yumvikanaga na Israel uwo mwanya wo gusobanura amabara agize ishyaka gusobanura amahame remezo kuri MDR ntabwo byari uwo mwanya ntiwabaye ntabwo yari ishu byahise byijyana byarikoze ariza abantu benshi ntabwo wirwaga baza ngo ariko ubundi ibyo ni dekada wasangaga nyokorome so wanyu iswo sogokuru wenda bararibayemo ikintu amashyaka menshi yakoze mu Rwanda harimo ibintu bibiri bimwe navuga ko ari byiza ibindi ni bibi buriya nibuka ko 92 nibwo abanyeshuri bagiye bemerewe kwiga mu bigo bya leta hashingiwe ku manota bagize bakareba amanota mwagize hari ibintu byinshi byahindutse amashyaka menshi yego Mineduc ari MDR yego muri donc amashyaka menshi habayeho gusangira ubutegetsi kuko Habyarimana yashyizeho guverinoma y'uwitwa Nsanzimana Sylvestre wamaze igihe gito buri munsi kimihurura habaga hafunze ku kabindi hariya buri kanya bagafunga imihanda kugira ngo uzagere nk'ikabuga byasabaga ko ugera nk'hano la Colombier ukazamuka Kacyiru ugatebera mara hasi ibi yose yari imihanda y'itaka ugahinguka nko mu kabuga ka Nyarutarama ugaca Ikinyinya ukazahinguka nkazindiro kandi habaga hafunze imihanda mizima yabaga ifunze yigaragambye buri munsi
rero icyo kintu nacyo navuga ko imyigaragambyo yararuye abantu hari igice cyiza ko Habyarimana none haje uburyo bwo kuvuga ngo gucika intege hakaza ibitekerezo bishya iryo sangira ry'ubutegetsi zimwe na zimwe yego iryo sangira ry'ubutegetsi rije Mineduc ihabwa MDR ihindagura n'abadirecteri ubwo mu mashuri ho habaye impinduka cyane ko MDR yahise bihindura byose abainspecteurs barahinduka baba MDR abadirecteri b'ibigo by'amashuri baba MDR none niyo gahunda n'abana kohereza abana ku mashuri iragira icyo gihe Mineduc yari yambangura Daniel na Gatara yoboye Gatara nayo sayobora yes cyenda kabiri yari yaragata ikindi nanone mu baburugumesitiri hahise haza noneho n'amashyaka agabana mu myanya y'ababurugumesitiri hagira amakomine ahabwa amashyaka ya opposition hari nubwo ntabwo byagenze gutyo such hari n'amakomine yagumanye ababurugumesitiri ba MRND ariko ababurugumesitiri bafite imyitwarire itajyanye n'amashyaka menshi babakuza babavana uko niko Semanza yavuyeho nta kindi cyabaye yasimbuwe na Rugambarara kandi bose ari MRND ariko bati amatwara ya Semanza ntajyanye n'ibibi bati mushaka undi bashyiraho Rugambarara Juvenal yari yitonze yaritonze cyangwa Semanza yaritonze oya yarakaze cyane Semanza yarafite amarere bashyira Rugambarara wari umuganga Rugambarara Juvenal wari umuganga aribwo kirangiza ari na mutoya nta bintu byajya nubwo nawe byarangiye nyine nakoze genocide ariko Semanza haraba yaramaze guca avuga ati MDR sinyishaka nuyibamo yaramucaga akajya nko kuba muri Gikoro cyangwa Gikomero so ndumva ngo icyo gihe habaye yari umuhemerezi dede izo mpinduka rero zabaye ababurugwese bandi mashyaka batigeze bumva guhinduka amashyaka menshi nabo basabiwe kuvanwa ariko agasimburwa no mu ishyaka rimwe nawe ariko nibura ariko uri mu wumva demokarasi ahigana ubwo yari umuheza nguni ibyo bihe twari burimo ubwo rero ibyo byose ni umusaruro w'amashyaka menshi kandi rukokoma yarabifite ikindi kintu kibi nabonye cyabayeho kiragihe umva no kutubaho ubuyobozi ubwo aribwo bwose abe perezida ndibuka ko twirirwaga ku muhanda dutuka perezida cyane ukanga oya gusa se ibintu byose byari byaratinyukitse arantu twari duhagaze babandi bagenda baririmba mu modoka bavuga bahagarara ngo dore ibyo byitso urumva ahantu mu kabuga ka Mushuga muri Rwamagana ngo dore ibyo byitso uko bireba twari duhagaze hafi y'idarapo rya PL umuhungu umwe twari kumwe aratinyuka avuga ati ariko muzahora mutwita ibyitso mwatwise inkotanyi bikagira inzira aratinyuka arabivuga urumva ko doko haramaze byasaga naho kujegera abwira umuntu gutyo ngo nyita inkotanyi kandi uri ku butaka bw'u Rwanda icyo gihe ntacyo navuze ariko umuhungu naramwemeye usibye ko hashize nk'amezi nk'atatu n'ubundi sinongera kumubona hahandi twahagararaga ubwo yari yagiye koko yari yazisanze rero amashyaka menshi uko yaje Twagiramungu harimo ibintu bibiri abe Habyarimana abe Batwagiramungu ikigaragara nuko nabo uwari witeguye gufata igihugu akakiyobora yarindi uwari kumvikana n'undi mu miyoborere yacyo yarindi navuga ko byari bigoye cyane buri wese aragifite inyota ufite buri amashyaka icyambere bwari uburakari kuri Habyarimana buriya u Rwanda naho rwaragerageje kuko urumva inani 9 abafaransa bavuze ngo muzane multipartisme 90 inkotanyi zigatera 94 tukagira donc zikaba zimaze gufata ubutegetsi iyo imyaka 4 donc revolution y'imyaka 4 irimo ibyo byose multipartisme plus la guerre na genocide ibintu bitatu byose mutwaka n'impunzi igihugu kikaba vide kikasa nkaho bashizemo cyane ntabwo ari situation wakumva kuko niba twicara tuvuga ngo reforme za ministeri cyangwa zifata kanya babanze bagere gutya ibindi bikaza brusquement umufaransa aravuze amashyaka avutse FPR yaramaze gutera Emerendire yaramaze gutegura genocide irahagaritswe gusa urebye politike ya Habyarimana navuga ko aya mashyaka yatangaga icyizere kuko yanateye intambwe byibuze imbere mu gihugu aba abanyapolitike bashobora kuvugana n'inkotanyi
cyane zari ku ntambara hari intambara Yego. byibuze kugira ngo noneho bavugane na Habyarimana gusa n'aba babe included banabizengurukamo ndibuka ko no kubita ibyitso gutyo Yego. harimo inama yabereye mu Bubiligi Yego. hagati yabo bumvikana n'inkotanyi guhagarika intambara bakareba icyakorewe mu buryo bwa Yego. politiki n'uburyo bazagabana ubutegetsi urebye amasezerano yagiyemo narayasomye Yego. icyari kiyakubiyemo gikomeye ko ari uguhagarika intambara cyane uburyo banagaruka baje bavuga ngo bagarukanye amahoro batwagera Eh, ngo bavuye mu Bubiligi kubonana n'inkotanyi ibintu abantu batumvaga ko umuntu yava hano mu Rwanda akajya kubonana nazo cyane baje batubwira nibyo nkubwira byahise byatinyuye abantu bumva ko inkotanyi ari abantu ari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bituma abantu batinyuka nyuma y'ibyo byabereye mu Bubiligi ni nabwo abantu batinyutse kujya bajya ku Murindi bakagaruka kuko icyo gihe habereye umukino ku Murindi ugafata ikipe ikajya gukina n'inkotanyi ikagaruka ari bazima kandi bakavuga ati badutsinze cyangwa twabatsinze bagakora ubusabane bihinduka mu mitwe y'abantu navuga ko biri mu bikorwa byiza bakoze mu bigaragara politike bari bafite yenda uretse inyota y'ubutegetsi bataranakora neza imirongo migari y'uburyo babujyamo mu buryo burambye ko ntabwo bavuga igihugu ngo mu butegetsi gusanga ibindi nzimenya yenda ikiriho mu buryo bw'amahoro muri politike y'amahoro ahubwo noneho kubona icyo cy'imyigaragambyo kurarura rubanda nicyo hari ibyiza byabaga ubona bigaragara ko ari byiza hari impinduka ariko hakaba n'ibibi nyine nabyo bigaragara ko shabura umuntu ngo agatoki kakombye gahora gahina umuturage wabaye mu muhanda ntajya ataha amazi arabura akajya mu muhanda biterwa n'ubutegetsi buhari iyo butamushakiye ikindi akora ahubwo bukamwohereza ngo ajya muri ibi njye murabivuga ntabwo niba urubyiruko ntacyo ruri gukora igihe cyose uruhamagariye ati muze mbereke ibyo mukora oya si no kubahamagara niba uri gitifu w'umurenge ukaba uhora unyura ku rubyiruko rwicaye ku muhanda nta myigaragambyo irutiyo ukicecekera burya nta myigaragambyo ahubwo ejo mu gitondo wabona ari kwigondagondera akantu ukavuga uti muze mbereke icyo mumfasha mujye gusenya abo rero barambivuga abo ngabo ni urwo rubyiruko ugenda ugatoragura ukavuga ngo musenye muteme insina rukaza n'ibindi ruzaza ubuyobozi bugomba kwicara bubibona reka tugaruke abo bantu bagomba kugira tugaruke kuri rukokoma naho ubundi bariya bajya mu muhanda n'ubundi iyo badafite icyo bakora icyo badakora n'abapolitisiye bavuga navuga birebaho gusa bati tugere ku butegetsi ibindi ubundi kuko niyo MDR PSD na PL bafata ubutegetsi n'ubundi MDR MRND ntibari kwirokoka kuko uburyo byari bigiye gufatwamo yari intambara ihoraho buri munsi birumvikana byabanje gushyuha byarashyushye cyane kandi ariko byari byo nyine urumva byari ibihe bikomeye buriya bavuye hari umugabo wambwiye wigaga Kriseroa bavuye ku Murindi gukina ku ishuri ryabo abana bahigaga bo mu Rukiga bahise bategura ngo match y'abahutu n'abatutsi yeruye cyane noneho baratora abatutsi nibo barabaye nk'umunani nyine ikipe yaga kuzura ikipe ntiyuzura yanze kuzura bareba uduhutu two mu nduga nawe muri bamwe namwe muri bamwe ujya muri namwe muri bamwe ni match yabaye muri Kriseroa icyo gihe muri 20 ibyo byose se numva atari byari byo kw'amashyaka menshi yahiye barakina batsindana igitego byari mu dushya twinshi byari abantu bari umwe hari ubuhezanguni bukabije cyane bukabije cyane Rukokoma rero muri iyo nzira usibye niyo mishyikirano yagiye kugirana na FPR mu Bubiligi ari kumwe na PSD na PL n'indi mishyikirano myinshi yayibagamo yo kuhuza yo kuba harangizwa intambara mu buryo bw'amahoro amashyaka akaba amatora ariko hakaba ikibazo nanone buriya nicyo njya mbaza bari bamaze kuba bane MDR PL PSD na FPR none ubundi iki gice byari bigiye kugitsinda mu matora ariko none iki gice cyo kikagabana gute
niyo yarinda intambara niyo yarinda intambara yarinda intambara bose barimo abantu bize byari bigoye uriya bajya bavuga ngo baravuze ngo impamvu niyo mpamvu nyine byabaye ngombwa ko rukokoma tumwita premier ministre désigné uriya bajya bavuga ngo Habyarimana ntabwo yashatse gukorana n'inkotanyi asa nka nyirazo zari kubibasha gukorana nawe ni ikibazo ntarabonera igisubizo tuvuga amateka nyine turi muri autobusi turimo turashaka kumenya icyishe umuntu nubwo tutamwishe ntabwo wabitsindaho ari amashyaka ane kubibasha PL na PSD PL MDR na PSD na FPR yari coalition nziza yabaza mu zabayeho navuga ko muri politike muri Afrika muri hehe yari coalition nziza mu zabayeho yashoboraga kwavansa ibitekerezo kandi gashigisha ingoma iri ku butegetsi cyane ariko n'ubundi byarabaye nyine ariko nanone nayigoye ko yarayishegeshe nayigoye kubana nayo nkeka ko ari nabwo bageze yarusha mu masezerano yego MDR yahawe umwanya wa minisitiri w'intebe cyane kubera ko urumva perezida yagombaga gukomeza akaba Habyarimana ngira ngo noneho minisitiri w'ingabo akaba umusivile ariko batanzwe n'ishyaka kuko muri 90 muri guverinoma ya Nsanzimana Sylvestre nibwo babisabye yego baravuze ati no ntabwo twagira minisitiri w'ingabo umusirikare twaba tugatoye nibwo hatangiye kuza bagasana James na Bizimana Augustin abo bayoboye Minadef ari abasivili arya twebwe biheraheruka twebiraheruka umusivile muri Minadef noya biheruka ibyo mwega nubwo byari byasabwe n'amashyaka menshi ubuse bwo ntahari tugende anyway aba minisitiri w'intebe désigné baramwandika mu masezerano cyane rwose bavuga ko atanga raporo uko byageze ati byanditsemo twagira mu Faustin premier ministre désigné atangira buriya utangira no kubigendera birumvikana kuko ahubwo buriya icyo umuntu ajya yibaza iyo atarokoka ntabwo ubundi amasezerano bayasubiyemo yose ubwo nayo izina rye bari kurisimbuza MDR ntabwo ari kuri undi muntu birumvikane kuko anavuyeho yagize abamusimbura ntabwo igihugu cyabura pièce de rechange yego rero ubwo amasezerano bamwanditsemo nkawe yego amasezerano araba amasezerano azagoye gushyira mu bitazatera n'amahane mu MDR cyangwa n'undi wese ashaka uwo mwanya bamwandikamo hanyuma nyuma amasezerano yarusha yabaye itariki enye z'ukwa munani 93 nibwo yasinywe aza yanditsemo biza bivuga ko nyuma y'iminsi 30 amasezerano azashyirwa mu bikorwa guverinoma ngo yari kujya kuri 30 hafi 20 zingahe z'ukwa 9 ibintu bitashobokaga nyuma birimuka guverinoma ntiyarahira bijya mu kwa 11 n'abiri birangira ariko inkotanyi zageze no mu kwa 12 nibwo zaje zije nabwo Minwari yari yabashije kuza ntabwo zari kuza Minwari itaraza yari kuba ari indi ntambara yeruye nta worozi cyane buveho ubwo ariko n'abategura jenoside nabo ntibari basinziriye nyine ubwo mu Rwanda hari havutse n'irindi shyaka bita CDR riri ku ruhande rwo kuvuga ngo abahezanguni uyese n'ubuhezanguni gusa ishyaka riri ku butegetsi rigomba kuba ryera ati rigomba kugira ibikorera ibindi bintu ibindi bintu bigomba kugira abantu bigomba kugira abantu barivugira ibindi bintu njya mbona kuri social media abantu itatinyuka njya mbona kuri social media abantu rero bahanganye abo bantu nta mwanya wundi bagomba kuba barimo kuko ubaye urime yugahangana kuri abaturage haraho wakoresha n'abakavuga bakagutera banakubonamo ishyaka ubusebeje rya shyaka kandi rigishaka umucyo wo kuguma ku butegetsi hagomba kuboneka irindi rero rya intervention nibyo rya CDR ryaje ngira ngo na radio Rwanda y'icyo gihe hari gitari kuvuga ntabwo biruka iradiyo y'igihugu nyine bashingeri terem nayiraza nibwo noneho inzangano zatangiye kuvuga ku mugaragaro kuko CDR ntiyacaga iruhande mu mvugo terem ntiyacaga iruhande mu biganiro yari yo yavugaga ati nyamara tuzagira gutya kandi turabareba aho ngaho muri anyway ngira ngo amasezerano yarusha nayo ntabwo
ntabwo njya mvuga ko yari amasezerano y'amahoro ko ari uguhirika ubutegetsi. Ubundi masezerano y'amahoro iyo uwo muhanganye mugiranye amasezerano ugakubita ukazahaza byanze bikunze ashobora kugezaho agakanguka akavuga ati waranyibye. Tuvuge nko kugabana mu kuvana abasirikare, FPR yari buzane 40% by'abasirikare bayo, umubare ushobora kuba ruhuye nabo banarwanisha bose, sibyo? Kwa Habyarimana bagasabwa 60% mu guhuza mu gisirikare. Ni ukuvuga umubare munini w'abasirikare kwa Habyarimana bigasaba ko babagabanya ko bari bafite benshi bari gutaha 90 bararukitaga cyane. Mu masezerano ntaho byagaragaraga bazavana yo kudemobiliza abantu, nta n'uburyo bwo kuvuga bwa demobilisation bwari buhari. Rero n'abasirikare sorry ku bwa Habyarimana ntabwo bari bazi hanze hariho, biberaga mu bigo n'abagore babo n'abana babo. Byanze bikunze iyo biba gutyo harimo abari guhangayika. Ngira ngo no kuba bitarabaye ababirwanyije n'abari bafite izo mpungenge bavuga bati turagana tuzajya he nitutaza muri 60% tuzajya he, kandi kwibona 60% byari gushingira ku iki? Nacyo cyari kigoye kuko byari imibare igomba kuba iri predefini. Abademobilizwa n'aba bakaba bazwi either ni mu myaka amashuri ancienneté n'uburwayi wajya mu buyobozi na mu nyangire, kuko ubwo nk'umusirikare wakekwagaho ubwitso ari mu za Habyara yagombaga kuvamo, bagomba kumuvanamo kandi n'inkotanyi zamaze gutanga abazo zo zitamushyira kuri urwo rutonde. Ubwo hari abantu uri guhita bumva ko batari oya n'uw'inkotanyi zikekaho kugira ubwicanyi ho za Kibirira za Bugesera aho bwari bwagiye buba, ubu byari bigoye cyane. Ariko none akazamo ikintu abo narivuze niba abasirikare hari abasirikare mu ngabo za Habyarimana, ariko mu mikorere bakorana n'inkotanyi, kandi iza Habyarimana zari zibizi. Bivuga ngo icyo iyo kiba muri 60% uwo ntiyari kuza, kandi ni benshi warababonye, kandi nazo zikavuga ati runaka ari byari kuba ikibazo. Gufata Kiyovu na AS Kigali bagiye gukina, Kiyovu ikagibaza uyu mukinnyi ariko mutamushyize kuri fedo bamushyize iwanyu ibaze sukose ntabwo kari mwamushyira iwanyu atarahagera, kuko Habyarimana yari yapfukamye arabihora, bafata amasezerano arayihora ntiyayitaho, n'imyanya y'ubutegetsi yasigaye ari nk'umuntu, yari nk'ikimenyetso cyane. Umwanya Habyarimana yari asigayemo nanjye nari kuwuha. Urumva ko ari itegeko atasinye, perezida w'inteko yari kurisinya, yari yarajegeye disikuru ye ntabwo ari kuyivuga atanyuze muri mu nama y'abaminisitiri. Kandi ruka ko mbere ko Radio Rwanda mbere y'amakuru ahitagamo akadisikuru gatoya ka mobilisation, ibyo byose yari abibujijwe. Ingendo ze inama ze katugende rero rukokoma premier ministre, jenoside irabaye, yego arokowe Hamana, arokotse Hamana, yego ko n'umuryango warahashiriye cyane, warahashiriye kuko yafashwe nk'icyitso gikomeye cyane cy'inkotanyi. Ibyabaye kuri Agata, ibyabaye kuri Kavaruganda Joseph, ibyabaye kuri Banzirorera apana Nzanzirora Ngurinzira Banzaburamba, ibyababayeho byose ibiriya kuri rukokoma byagomba kwikuba. Narishitswe se Ngurinzira bajya kwitarana kandi baturuka hamwe, ariko Ngurinzira donc ibi yabaye kuri bariya nibyo byagomba kuba kuri rukokoma ukubye kabiri. Rero sinzi kanuni ni sinzi amayeri yakoresheje cyangwa ni amahirwe, ariko ndabizi neza ko we ngira ngo nta nubwo bari kumwicisha isasu, kuko urumva we yari nanza bari kumucamo ibice. Ntawe ubizi gusa yarokotse Hamana, ngira ngo ari inkotanyi na Minwari bose babigizemo uruhare, baramuhungishiriza ku Murindi. Yari kiri minisitiri w'intebe mu masezerano, yari minisitiri w'intebe, kuko abicyo gihe banavuga ko Agati iyo yagendaga mu byo yakoragamo akenshi abaga ari kumwe nawe. Bari baratangiye na karikatire zo kubasebya bombi, ko bahorana zigasohoka muri bya binyamakuru bya MRND. Ariko Barumagihwa jenoside ibaye nyine arayirokoka gutyo, guverinoma kirasinya rukokoma arahira nka minisitiri
19 z'ukwa karindwi ashyiraho impamvu nari ngarutse inyuma gato navuze nti ntabwo bavuga ko butavuga n'udutendo n'amagambo ye mbere hari aho yigeze kuvuga ati mu mishyirano kugira ngo asobanure ati byanze bikunze tubone byanze bikunze intambara irangire mu mahoro avuga ati ntaho byumba yose yagenda atari ko tukagira amahoro naho byose yagenda nose nyuma ejo bundi se ntibahora batanze byumba okay 19 abaye minisitiri w'intebe abaminisitiri guverinoma igiyeho ya perezida ari Bizimungu visi perezida Paul Kagame minisitiri w'intebe ari Rukokoma na visi minisitiri w'intebe ariko Kanyarengwe Colonel Kanyarengwe ibintu byari bigoye guverinoma yari yubakitse cyane byari binagoye kwishyiraho bamwe bakajyaho batizera oya si uko atizera hari igihe Real Madrid yaguze Ballon d'Or zose zari zihari harimo ba Figo irananirana birananirana kuko umwe yabaga ashaka kugaragara kuduka iyi guverinoma nayo yari igoye kuva ufashe Rukokoma ufashe sinzi nubwo se ninde wayishyize ninde wayishyize gatwe ko reba hakurya nyine gusa ufasha abo bane ugiye muri primatire ugafata minisitiri w'intebe n'umwungirije wajya muri presidence ugafata perezida n'umwungirije vraiment yari idanangiye rero twagira mu ngo atangira akazi mu kazi yari afite icyo gihe nta telefone zabagaho ngira ngo bakoreshaga ibyombo ariko izi za satellite zahozeho ariko bivugwa ko communication yabaga ku byombo kuganira minisitiri agahamagara twagira mu ngo n'abandi bumva Faustin inama irabera bose bakaba barabyumvise bamwe batanabizi urumva byari ibihe bibi ngira ngo ntibahembwaga imodoka zidasobanutse n'ugeze kuvuga hari naho nigeze kumva ko n'amakote bayaguriwe bamwe abandi bakayatira byari ibihe bitoroshye abantu bananutse nicyo cyabigaragazaga umuntu arimo usa naho abyibushye ni uwari minisitiri wa justice nk'ubitaro Alphonse abandi bari bananutse ngo yari afite mwanza ari ubwanwa yajyaga kumera nka Savine abantu bari bananutse ariko bari bakiri mu mihangayiko bari bato mu mihangayiko bataragera igihugu kitaraba igihugu abantu bataratuza kavuge ko uko kiri nibo bakize gusa buriya iyo umupolitisiye n'inyota ye ya politiki yo gutegeka icyapfa ni ubutegetsi kuko ahantu navuga ngo iriya timu yari ikomeye uko ari bane byageze muri 2 hasigaye muri 2 gusigarana ko mu buyobozi twagira mu ngo yapanduye nyuma y'umwaka umwe Kanyarengwe apandura nyuma y'imyaka 3 twagira mu ngo avaho ufite mu bintu bya mbere ubwo tugeze ku marembera ye ku mwanya wa minisitiri w'intebe ubwo ingoma ye nka minisitiri w'intebe reka turebe wa muntu muri 90 usa n'uhuje umurongo na FPR yego mu buryo ibibazo byakemuka yego wabyuye ishyaka ryase yego ryasebukwe nka MDR ryiyongeraho Parimehutu Dukubo FPR bivuga ngo ni y'abatutsi ariko n'abanyarwanda bakabona ntabwo FPR yabikorana nayo MDR ngo ibe nayo mu buryo bwa diplomasi navuga ko Rukokoma yaraseta akabona liability kuri FPR kuko nawe ari mu bantu bafashe mobilisation ikavuga cyane byibuze abantu bagatinyuka abaye muderi bakumva ko iyo Habyarimana ataza kubasha gukora kira kintu cya Hutu power ntabwo jenoside yari gushoboka nari amashyaka tuba twarahigiye uko arusha yabivugaga iyo ataza power rwose nge mvuga ko na bake bapfuye kurokoka harimo nubwo yenda bitagaragara nubwo bitagira gute ariko kuba abantu byibuze bari binjiye muri demokarasi harimo nk'aba MRND bavugaga bati harimo nk'aba MRND bavugaga bati aba MDR cyangwa PZ cyangwa PL batari mu gice cya power
bashoboraga kwitandukanya n'abantu bakabata ibintu bya jenoside ntabwo bishoboka harimo abishwe tugira urwibutso hariya ku irebero rw'abanyapolitike bishwe mvuga ko iyi politike yabo yo kuvuga ya ba rukokoma hari icyo yafashije igihugu yerekana abantu ko ushobora gukora politike mu mahoro cyane. Ikindi ubwo ni wa rukokoma wazamutse akorana na FPR bajejeje ikinani bakoranye na FPR bajya mu masezerano bakundishije abanyarwanda inkotanyi kuko ahorana nazo numva ni abantu basanzwe akagaruka kandi tukamubona ari muzima kandi urumva bava mu Bubiligi bavuze ko bazanye amahoro cyane. Amasezerano y'amahoro yo guhagarika araza hanyuma ingoma ye uwo mwaka yakoze wari ugoye kuko isaha yo muri 94 n'95 nako umunsi wawe wageraga nk'amasaha 72 bwari ubuzima bukomeye. Oya no kwirinda ufate umuntu baravuze ngo za minisitiri w'intebe batangiye kubivuga 92 sibyo 93 babyemeranyijweho ubwo 92 rimwe 93 kabiri 94 ofete umaze imyaka 3 yego ningo kandi uca mu bintu byinshi ningo umugeni warambagijwe cyane utarata umurongo ngo cya gikundi cyose cyakwizeye urahizwe urarokotse kuvaneho amaboko birangiye n'ubundi koko ibyanditswe navuga ko yanyuze mu muriro cyane n'amakara. Noneho rero nibyo nakubwiraga 94 isaha ya umunsi wawe wabaga nkugizwe n'amasaha 72 kubera ibibazo byinshi za mine zihantu hose inkomere za jenoside abari guhunga bajya Zaire no mu bindi bihugu kwazira cyari muri za Nyarushishi abari mu myitozo ukaburi Kigali ngo ni minisitiri w'intebe nyamara cyangwa na Kibuye umufaransa anatawala hanyuma za Gisenyi bose bari umupapuro afunguye bari kwiyambukira ukicara utinyoboye Kigali nyoboye abanyarwanda ariko se byari byo benshi donc urumva muri urwo rutagarane rumeze gutyo byari bigoye. Hanyuma ari kurigeze gusohoka ku gihe niba sinibuka niba narayikomanseho uko kujya muri Zaire kw'abahungaga hari umuntu wigeze kubyandikaho rukokoma nyuma yigeze kuvuga avuga nyine ko afitiye impuhwe abari muri Congo avuga ko hari abahutu baguye muri Zaire umuntu ahita akora inkuru manza ari 2014 cyangwa 2015 akora inkuru avuga ngo abaguye Congo bishwe n'inzara kubera ko rukokoma yanze ko amakamyo abashyiriye ibigori bituruka Tanzania ngo rukokoma yanze ko byambuka. Umuntu n'ubarakomeye inkuru zayishake ariko mu byo nahise ntekereza icyo gihe nanjye nari maze kubasinya mu itangazamakuru kandi ifite n'ibyo nzi nibaze se rukokoma nubwo yari minisitiri w'intebe yari perezida wa repubulika kandi yari minisitiri wa transport minisitiri w'intebe abuza amakamyo kwambuka icyemezo minisitiri w'intebe gashinzwe ibikorwa bya guverinoma ashobora guhibwirizwa mu minisitiri w'intebe ariko ejo bundi dufite minisitiri w'intebe Tanzania kugira ngo akorosinge u Rwanda cyasayire dufite minisitiri w'intebe ufunze mu mabwiriza yigeze gusinya yanaciye ko abagororwa batunga radiyo ejo bundi bamujyanye rero nawe arayikenera ajyana akaradiyo ahageze ati nyakubahwa ako kantu ke bati nako kumva amakuru gusa ati ntiwari sinye se nturyiwe si wowe ayisigaho buriya rero minisitiri w'intebe aba akomeye burya ashobora gusinya bishobora gufatwa n'abandi mu buryo bugize ariko bagashaka cano binyuramo akaba ari bubisi urumva byari muri kadire yo guhangana no gusabanya ariko mpamya ko mu buryo bwo kujera nyuma ya jenoside Twagiramungu mpamya ko mu buryo bwo kujera nyuma ya jenoside inkotanyi zarebye abanyarwanda nk'abanyarwanda muri na FPR yarebye abanyarwanda nk'abanyarwanda muri rusange niba utarakoze ibyaha niba nta maraso ari kuri ku ntoki uricara iwawe ibindi byakubona impanuka isanzwe sibyo kavuge gutyo sibyo rero byari bigoye kuvuga ngo niba umuntu akivuga umuntu ashobora kwicara akabata abahutu bakorerwa abatutsi bakorerwa ibi abatwa bakorerwa ibi byari bigoye ariko rero wareba amateka twanyuzemo ugasanga abenshi
bari bugire bashobora kuva muri iki gice ntabwo bava nk'imanza za jenoside abenshi bari bazirimo tugiye mu by'amoko abakurikiranwaga benshi bari abahutu sibyo bari abahutu rero icyo kintu ugiye kuvuga ngo urarinda nk'ubwoko bw'abahutu uri minisitiri w'intebe byari bigoye ko izo manza zaba hakaba n'abatutsi bari hariya barokotse biciwe bari kureba abahutu nk'ubwoko bwabishe nawe ukabubakamo ko bareba nk'abahutu nk'ubwoko bwabishe kurusha uko abajenosideri bahigwa bagafatwa. Iyo myaka nakubwiye yari mibi cyane ku buryo hari byinshi hari byinshi iyo situation ubwayo hari ibyo yegizijaga hari ibikorwa byagombaga kuba byanditse cyangwa bitanditse. Umuntu uronka twagira mungu niba koko ishyaka yabyuriye kari ako kantu ko kuvuga ngo turengere revolution y'itanu n'icyenda kari akantu ngo tugire ntabwo yari gukorana n'abantu bashaka kuvuga ngo bazerekeza mu kuvuga ngo uzaba mu Rwanda nta bwoko ufite. Icyo nakubwira nuko ko nuba hari mu Bubiligi bavuga ngo abahutu oya nyine ageze ku minisitiri wo mwaka yamazeho n'ubundi yashakaga yagumye mu mutwe hari umuntu ariko ndibuka ko yigeze guha interview BBC aravuga no nako ijwi RFI radio y'abafaransa ati one Rwanda one Rwanda avant ni bari avant one Rwanda avant mbere na mbere turabanyarwanda yego ariko mu migirire no mu mikorere ikibazo nicyo cyagoye n'abatwagiramo cyane nyine ku ngoma ye byari bigoye hari ibikorwa byabaga rero byari bigoye ibikorwa iyumvishe guverinoma iriho igizwe n'amashyaka menshi harimo abavuye abaje barwana harimo abaje ababegereye harimo abarokotse kandi mu bikorwa ishinzwe abandi bamaze guhunga turi kubaziri hariya abicanye ntibarafatwa abarokotse abishwe ntibarashyingurwa abarokotse barakomeretse bari mu bitaro ibikorwa by'icyo gihe habagaho ibyanditse n'ibitanditse nicyo nshaka kukubwira twagira mu ngo rero mu mutwe we aguma ari umuhutu w'icyangugu premier ministre désigné noneho ntiyabasha kumva ngo iyo situation nawe ayigemo hakaba ibintu reka nguhe urugero ntabwo abantu bafunzwe 94 baheretse muzaga n'impapuro nk'ukuntu urabizi ko umuntu kwinjira gereza yemezwa n'urukiko wajyaga mu isoko bakagutora none harimo n'abamazemo nk'imyaka 10 bagira basaga nta dosiye bagira muri gacaca bari gutegereza ko za mpapuro zandikwa ngo abantu bafatwe ntabwo byari gukunda bafata bohereza dizi batarati icyo gihe no mu komine wara kandi nta nyandiko imufunga akagenda agaheramo ariko iyo situation uko yari imeze buri wese yagomba kuyumva twagira mu ngura akaba ibyo atumvise iyo mikorere imwe ntayumve bien sûr ko harimo n'ababizaga wenda bakabikora nabi ukaza wenda nta wa mugani no mu ngo z'abakomeye iyo babaga harimo umuntu ukekwa abanza bajyaga kumukurayo bakamujyana ahantu bagategereza ko ibintu bizakemura. Oya warazaga ukavuga uti ngewe mukuru wanjye ni nka minisitiri ukaba ugiye ugira ngo byibuzeho bike kabiri ibaze niba uri ofisiye mu ngabo za kera utarigeze uhunga wenda nizo utarazijyamo wenda uri umuntu ukomeye muramu wawe aje agusuye ariko bamenya ko hari ibyo bahagira aho bamubona hari ibyo bamukekaho bati wowe nturi wo gusura umutegetsi bugiye hariya ibyo bibanze bikemuke. So reaction rero z'abantu ku bintu nk'ibyo nizo zagoranye. Reka nkubwire Joseph abantu benshi muri kino gihugu bagira ibibazo byo kutabasha kumva ibintu kuko nabo bose bavuga double genocide. Reka wenda mbivuge nanarebye kuvuga sanga natwagira mungu agikunda kuvuga impfu z'abahutu. Abahutu barapfuye ariko kuko urugamba subukwe sibyo ntabwo ari ubukwe ntabwo ari kujya mu misango isasu ntabwo ari umusango ubudehe buri guhindura harapfuye ariko kwenda kubona uwemera ko yabishe ntabwo bishwe na urugamba bishwe n'urugamba. Ibyo nibyo abantu bananiranye kugira ngo basobanure neza bumvikanishe ko ubukwe urugamba atari ubukwe. Urumva inyungu za politike
iyo ugiye kuzivanga n'ikindi kintu voilà iyo rero ni nk'uko Macron yaba yaje mu Rwanda abatutsi bakigaragambya kuko ntabwo Ubufaransa bwishe leta yego ntabwo bwafashe leta kwica leta no bafashije leta yicaga abatutsi ni nk'uko abatutsi ubu bari kuba bahagurutse akaba ari amatsinda yabo bituma ushaka hano niba atari busabe imbabazi ahaguruka ibintu rero ibivanze na politiki ikibazo rero icyo nyine ibintu byinshi hano ambisiyo zawe za politiki ibintu byinshi hano biba ari byo byaranabaye na fagiti zihari ariko bikavugwa nabi iyo bivuze nabi rero ni ku nyungu iyo ariyo yose birumvikana aho rero hari ibintu nyine uba ugomba kumva mbese ukavuga uti umurongo n'uyu ukumva aho ibintu bigana twagira mu ngo yananiranwe n'inkotanyi kubera ibyo abaminisitiri w'intebe umwaka mu mutwe yagumye ko we yumvaga ko akiba minisitiri w'intebe u Rwanda rwaye uko yatekerezaga muri 1991 ariko n'u Rwanda ruvuye muri jenoside rurangije intambara bamwe bahunze rw'ibibazo nta n'amafaranga hari n'ibikorwa bigomba kuba bijyanye n'icyo buriya urumva harimo niba ikintu cy'ubwoko n'ubu kikimurimo cyari kimurimo na kiriya byari bigoye ko yakorana n'inkotanyi byari bigoye ko yakorana nawe nkunda kuzita inkotanyi byari bigoye ko yakorana na FPR ngo azageze igihe cy'inziba cyuhirangira ubundi kuba umuhutu si ikibazo no kwemera ubuhutu si ikibazo ariko ni ukubivanga mu tuntu tumwe na zindi nyungu mirongo reka turabizi rese muri leta se abahutu ntibarimo n'abatutsi ntibarimo ariko ntabwo tuvuga ngo bamupoyitinze nk'umuhutu ariko turabizi ko aba arimo babyumva so bisaba ngo byemere uko ariko ujye no mu murongo sibyo se ubwoko bwavuye biranga kuko urumva ngewe abarundi ntibigeze batubwiraga mu zirimo amoko oya ntabwo bwavuye mu irangamuntu ariko turaziranye ariko nujya hari ukavuga ngo muri gereza niba ngo Karege yaba gereza za 90 mbere ya 2000 muri gereza 95% bari barimo bari abahutu ariko ibyo si ibintu twari kujya kuri mikoro ngo tuvuge kubera iki biganjemo abakoze jenoside kandi jenoside abayikoze nanone 95% benshi 90% bakoze jenoside abahutu abyumva atari ibintu wagira so rero kugira ngo wumve ngo ujye kubatabariza ngo ni benshi kandi koko bafite ibyo bari kuzira bitumye barimo aho ngaho uri rwose aho ngaho ari uwabafashe nta kimenyetso nawe nta cyo babona ahubwo uri gutuma uri gushaka ko kuvuga kuzana ya filozofi ngo mase ntihanwa ngo nyamwinshi ntihanwa icyo nacyo si cyiza ngo nyamwinshi ntihanwa wabaye nk'abandi baho uzumva n'umuntu yavuze afatiwe mu cyaha ngo na runaka yagikoze iyo ni filozofi ibyo byabaye nk'abandi bahungiraga muri za kiliziya ngo muri kiliziya ntaho hatera byaba ari uguca umuco wo kudahana ibintu ni gatozi iyo ushaka kugira mu ngo rero ananiranwe na FPR cyane ishyaka rye rigiye mu bibazo ricitsemo naryo navuga ibice abamodere bashaka guhinduka n'abashaka gutsimbura ku mahame ya revolution y'itanu urukumva amareforme yabaye muri MDR yo kubwa Kayibanda iyo kubwa Twagiramungu ifite Parmehutu muri parenthèse niya Twagiramungu ihanganye niya Karamira y'abapawa none Twagiramungu kuva ku ministre MDR irongeje n'ibindi bice bagiye Kibungo bakoze umwiherero biranze niko inama zo mu rugwiro zibavuga yego zibakomozaho aba bantu baraguteza ikibazo birangira ishyaka rye rivuyeho cyane ariko rivaho yaranagiye yego agaruka kwiyamamaza nk'umukandida muri 2003 aza nk'umukandida ariko ngira ngo ishyaka rye nubwo atiyamamaje akoresheje ishyaka Rwanda nziza rishinze nyuma ya 2003 oya icyo gihe yavuze akantu ngira ngo nawe wazanye ngo ishyaka riri ku mutima ni Frodebu yabizanye Burundi mu matora ya Iprona muri 93 batora Ndadaye Iprona yari ku butegetsi ya nkuru ya Buyoya akora kosa Buyoya yakoze ntago mu Rwanda rya oya gusa barikora gute yani washyize mu bibazo abarundi yibagije mvuga ko washyize mu bibazo mu Barundi ntabwo ushobora gufata Buyoya amastade yabaga yuzuye umva yuzuye none Frodebu bandadaye bakavuga ngo niba bahamagara muri mitingi mugende niba bahamagara hehe mugeyo ku munsi w'itora ishyaka riri ku mutima nawe rero yaje avuga ati mwebwe
ari nababaje ate ko FPR bifite abantu benshi barabambaye ngo abenshi nabakunda kujya kwirebera perezida abaturage bakunda ibirori nabyo biba biri mu kuri aratsindwa kuringaniye asubira mu Bubiligi agira 3 yagira 3 koko kwengere na 3 ni wacu cyangwa gumvuka 3 gusa ayinya usiko musetsa ngo ziko musetsa kwa 3 gusa yagaye amajwi yabonye byamusaba 5 ngo abone imyanya muri guverinoma abone umwanya muri guverinoma agira 3 yari menshi cyane 2003 yari menshi cyane yari yagerageje aragenda ni impirimbanyi cyo kora kuko nta icyo gihe abandi bari bagerageje nkawe hari abo bitahiriye hariho Theoneste Nahimana n'itegeko Theoneste yashaje yagize akayihayeho biranga ariko aracyafunga fungiye ibyaha bya jenoside nyira sinzi ibyaha yiyamamaza byari bitaramenyekana ko yayikoze ashaka kwiyamamaza bivuga ngo ajya ntabwo kandidatire bayakiriye atagiye ahubwo bahise bubura dosiye atagiye kugira akayihayeho yego aho dinini yari ufite akayihayeho icyo gihe muri 2003 nta inzira ariko zikora nta inzira ariko yabaye kandida we ngira ngo yabaye Rotoni akuzikora 2003 nta inzira yari kandida president yamamarizaga ku misiragi yajyaga mu misa niho yamamarizaga avuga ngo Bikira Mariya azamufasha gutsinda nta inzira Jean Paul akuziko koko ndi nawe Imana impamahoro n'umugisha yego twise nta inzira yari yashinze ishyaka PDS yaje ko bararimwambura abayoboke be nibisaje nibisanzwe yigeze kumusura yabaye na minisitiri yarakennye rwose atari yarize se bihagije nubwo yari yarashinze ishyaka koko aratsindwa aragenda mu biriho ubu yisubira mu Bubiligi aratuza ubu ariko ntajya yicara ntabwo yamara ukwezi atavuze ikintu ntemeranwa nawe ni kimwe ni uko gushaka ubutegetsi n'intwaro njya numva statement ze ngo bafashe intwaro natwe tuzazifata n'amaboko abiri imyaka irimo iramusiga ariko ijambo ashobora kuvuga ariko ko Tshisekedi umuhungu we yabaye perezida wa mugani buriya ko Tshisekedi yari nk'impanga ya Rukokoma abana ba Rukokoma ubu nibo bakagombye kuba rega biterwa n'igihugu cyase n'umurongo kirimo abana ba Rukokoma ntabwo ushobora kumbwira yenda tuvuge nk'iwabo dufate nko mu myaka inkotanyi ziyoboye iki gihugu ibintu bihindutse nk'iwabo wa Rukokoma mpamya ko iwabo hari umuriro cyane sibyo cyane mpamya ko hari ikigo cya segonderi muri uwo murenge yego cyane 2006 ntibyabura na centre de santé yari hari ku gihe 2006 ahantu nabaga nibuka ko hari umurenge watsindishije umwana umwe 2006 se mu Rwanda gatandatu umwana umwe wari ujya muri segonderi muri Cyangugu nyine oya muri Rwanda mufashe umurenge umwe 2006 imirenge yari yaraje ubu ntibigisha urumva ubu nyine ndi kuguha uko uburezi bwari buhagaze cyangwa se iterambere hari byinshi byahindutse ku buryo rero umwana we ashobora kureba byose ahirimbanira akaba yakwibaza ati ariko papa se papa ashaka afite ikibazo ariko kubwira abantu ngo bafate intwaro yagize amahirwe menshi afite umwana ukadiriya ngira ngo nzi neza ko afite umwana ukadiriya agakorana n'inkotanyi zamushyira imbere mu rwego rwo gushimira se ariko akaba afite imyumvire ijyanye n'ibihe ntabwo twayoberwa byaba ari amahirwe agize afite umwana ufite inuza kuko gusa kohereza abantu mu ishyamba sinjya mbyemeranwa ntabwo yabishobora imyaka yamutwaye ubu yakohereza y'abandi n'ubundi se wajyayo arabashuka yabwira umunyamakuru ati tuzafata intwaro n'amaboko abiri gusa tuzafatisha amaboko abiri ariko wareba ugasanga arashaje urumva n'iyo myumvire urugamba rw'intambara ntirukibaho ni ugushirira ubusa ni ukugokera ubusa arashaje amashyamba arimo wayaresa arimo umuriro ari metero 70 n'ingahe buriya numwe iba ari myinshi arashaje ariko ntabwo ajya yicara atavuga rwose Biden afite 70 ari muri Amerika ntajya yicara atavuga ariko amaze gusaza jya mubona kuri hajya nikondera yego nayo ngiye no kubura nawe ubwo nigeze kujya mu Bubiligi mu rubanza bari baramutanzeho umuhamya ariko ushinjura
ushinjura nabyumvise nyuma bari bavuga ati uregwa avuga ati mu bintu bitumye ntsindwa iyo mureka rugokoma kaza ati natanze abantu bagomba kuza kumbera abatangabuhamya mwanga ko baza mu rukiko ati nkatwagira mu ngufose rwose ubwo rero nanjye naravuga nti yaza wenda rero ari kumutunga ka mikoro nibura akabiri ke nkaba nkigafite nkagira ibyo mubazaho gakeya ariko ntabwo byashobotse kwaza muri urwo rubanza bafite ari muri baba politiciens bakora politike navuga ngo iri old fashion niho ageze nyine ariko w'icyenda rukokoma w'icyenda rimwe nuwo muri 90 vraiment nuwo muri 90 wumva ko ubutegetsi yajyagamo hariya vraiment yumva ko kudafata ubutegetsi buriya ariko rero wamagani yari gihe mwumva kanubwiza kuri gamunyuze mu myanya y'intoki kiragiye ariko PM ntabwo ari oya kiragiye pe oya ntabwo byoroshye ubuheze yarega wowe MDR PSD na PL Habyarimana bari bamurangije cyane bari banamukarabye barangije ku buryo icyaburaga gusa zari imbaraga za gisirikare nabo bari kuba bazi iyo baza kuzigira iyo baza kugira nk'abasirikare baba binyuma na kude terashoboka turagira mungu ikibazo amaze gusaza imyumvire ye ntijyana n'ibihe igihe cyose abavuga kandi ntiyeditinga amagambo ye rero n'ubu noneho aravuga na bya gisaza kandi azi ko ari kubwira itangazamakuru buriya reka nkubwire ziriya mvugo ze abantu bazivuga hano ni benshi ariko ntabwo bazivuga mu itangazamakuru abazivugira mu rugo abazivugira mu tubari hagati y'inshuti ni benshi pe ni benshi ariko we nuko azivugira imbere ya kamera nicyo gituma amenyekana cyane kandi tukicara tuvuga ngo aravugira abahutu aragira gute barahari benshi mu mitwe ariko kuri mikoro oya dushimira abakurikira ikiganiro cyacu dushimira abo tubana ubwo natwagira mu ngo tumusuhuze cyane rwose tumusuhuze yikorere politike yo bahora reka kohereza abana mu ishyamba oya ari n'umuntu uryoshya ibiganiro ahinduye umurongo akagira indi mvugo yakundwa cyane yakundwa reka rero tubashimire mwese n'abandi twabanye namwe muri iki kiganiro nabo tuzakomeza kubana ikiganiro nakagaruka